Ukubaho Table Talk nkuko mwese mubizi n'ameza duhuriraho tukaganira hanyuma tukabona imbaraga zo gukira ibikomere hanyuma tugatangira kubaho ubuzima bushima kuko ubuzima budashima ubuzima budafite gratitude nta gisobanuro waba ufite ariko kandi ntago wagira gratitude mu gihe umutima wawe uva nk'igikomere kibisi. Uyu munsi wa none tugiye kwakira ubuhamya bw'umukunzi wo kubaho Table Talk musanzwe mumuzi ariko mbere ko dutangira munyemerere bifuriza amahoro urukundo umunezero ndetse n'ubupfura mujye mu bimfura aho muciye hose kuko nibyo byonyine bizabahereza ubuzima bw'umudendezo. Ni karibu ku meza mbahaye ikaze nimuze mwese dusangire. Fisto karibu nanone. Murakoze cyane. Meze neza? Meze neza ndashima Imana urebye nabi. Imvura iragwa cyangwa ni neje iri kugwa? Neje imeze nabi cyane harakonje kugenda wifubitse cyane. Ntabwo waguye? Oya. Ntabwo naguye. Ntabwo waguye. Menyere kwigendamo actually. Nari ndiho mbwira abakunzi bacu ko uyu munsi ntago turi buganire byinshi ahubwo rimwe na rimwe tuba dukeneye kuvuga tukaruhuka cyangwa se tugasangiza abandi ibintu twahuye nabyo hanyuma tukaza kubikira kugira ngo bumve imbaraga twakoresheje cyangwa se kugira ngo nabo bibasubizemo imbaraga. Okay. Karibu batubwira ubuhamya bwawe. Ubuhamya bwanjye cyangwa wenda igikomere nagize mu buzima kikambabaza cyane. Sinavuga ko nari umwana bafite nk'imyaka ingahe ariko nari mfite nko muri 18 19 gutyo. Ndangije gukora troncome ikizamini cya troncome mu wa gatatu secondaire ubwo nibwo nagize amahirwe oncle wanjye wabaga hanze ambwira uti reka mfashe ujye kwiga ubuzima anjyana hanze ariko muri icyo gihe ubwo ntago twari tubana na mama mu rugo gusa ubuzima bwarahindutse mu rugo ntago twara bakire cyane ariko twari n'abakene ariko icyo gihe papa ntago yari ahari yari yaragiye yarabataye cyangwa yaritabye Imana? No, ntago yari yitabye Imana, yari ariho. Sinanavuga ko yari yaradutaye kuko ntigeze atubwira ngo ntago azagaruka, yaragiye ariko ntiyagaruka. Twajya twumva amakuru hirya iyo ngiyo ko hari shaka ko afite undi mugore ariko ibintu nje sinarindi shwa neza byabyo. So urumva icyo gihe twari tubayeho bitari neza bitari ku rwego rwo hejuru cyane ariko ntago twari twifashije actually twifashije gusa icyo gihe papa ajya kugenda mama yari amaze igihe arwaye atabasha gukora. Mama yari umukozi yarakoraga cyane aza kurwara usanga arwaye amagufa nta gukora birananirana aravuzwa igihe kinini adakora nyine. So papa aragenda urumva nta muntu uri mu rugo usigaye mu rugo ukora. Ubuzima bwarahindutse actually bwarahindutse. Kubona minerivare ku ishuri ndibuka ari igihe ku ishuri twajyaga kurya bakavuga ngo abantu bishira amafaranga y'ishuri nibo bari muri uwo munsi. Icyo gihe rimwe na rimwe nitujye ku ishuri twavuye mu rugo nta cyayi twanyweye ntacye. Aho nkiri segonderi ikintu nibuka cyambabaje cyambere nkiri segonderi nigeze kujya ku ishuri nambaye bodaboda muri segonderi. Byarankomerekeje cyane. Kigali niho nakuriye Kicukiro niho mu rugo. So kubona twari tuzi ko nyine twumvaga bodaboda zabaga ari zo kogana mu rugo, zabaga ari zo kwambara muri salo cyangwa abana bo mu cyaro. So tuzijyana ku ishuri rero muri umunyeshuri wiga segonderi wambaye ipantaro y'ishuri washyizeho bodaboda. Byarankomerekeje cyane icyo ntabwo njya nkibagirwa mu buzima. Nta nkweto wari ufite? Nta nkweto nari mfite icyo gihe. Urumva ubushobozi bwo kugura inkweto bwari bwabuze, kurya bitangira kugorana mu rugo.
tukajya turya rimwe ku munsi, twararyaga kabiri, utangira kurya ibiryo tudashaka. Ntabwo twaryaga kawunga, twarakangaga tukiri abana twumva ngo nyine bimwe by'abana bayanga ibiryo for no reason. Ariko biza kurangira tukariye, tukajya turya kawunga, turanagakunda kubera ko nta yandi mahitamo twari dufite. So icyo gihe ndangije rero secondaire, ndangije mu wa gatatu secondaire, nibwo onkle wanjye hari Imana mu amahoro n'imigisha, mama yaramuganije amubwira ati fasha umwana wanjye tureko wenda ari icyo nawe yazamarira umuryango. Nanashimira umudamu wa onkle kuko niwe wabigizemo uruhare cyane. Yumvisha onkle nyine ko mbere yo gufasha abandi bo hanze agomba kubanza gufasha famiye. Ndamushimira cyane kabisa, nawe hari Imana igikomeza imwongerere ibyo akozeho, Imana ijya ibihereza imigisha. Barabimubwira, igihe nari ndi kwitegura kujya ku ishuri, kujya ku ishuri niko nari narashatse ibyangombwa ariko ntazi ngo bizaba ryari, barambwiye ngo azanjyana ariko ntazi ngo ni ryari. Igihe nari ndi gushaka ibyangombwa, nari ndi kujya ku ishuri apana gushaka ibyangombwa, ndi kwitegura kujya ku ishuri. Wigaga muri interna? Nari ngiye kujya muri interna. Nari ngiye kujya muri interna, hari ku itariki ngira ngo 15 nimba nibuka neza, nibwo nari kujya ku ishuri. Hari kuwa mbere ku 15 z'ukwa mbere icyo gihe, nibwo onkle yanyandikiye ati ufite flight kuri iyo tariki n'ubundi nagombaga kugeraho ku ishuri. Maze kunyandikira nyine numva ni ibintu bitangaje, nibwo bwa mbere ngiye kujya mu ndege, ijuru sinanasinziriye, naraye nishimye. Ugiye kujya he? Icyo gihe yari Central Africa, none ngiye kujya. None ngiye kumusanga. So process irakorwa, ndagenda ngerayo, tangira kunyigisha. Onkle wanjye yari umukozi cyane. Wagiye Central Africa? Byarakunze? Biga mu gatatu secondaire. Nari ndangije icyo gihe. Ntangira no kwigayo, niyo nakomereje ubwo ndi mashuri. Aramfasha anyigisha ubuzima, kuko mvuze ubuzima bwanjye aho bwubakiye aka kanya, like ubuzima mfite aka kanya niho mbukeshe, kuko yangishije kuba umukozi, yangisha gukora cyane, atuma mba focus, ngira inzozi kugeza aho ngeze ahangaha nyine. So niga gukora, ndiga n'ishuri biraho. Hageze igihe rero onkle aza kwitaba Imana. Yitaba Imana ewana mu gihe nari numva nyine nkimukeneye, kuko yari umubyeyi. Tubyutsa buri munsi, tujye mu kazi, jya gukora ibi, kora ibi, akakubwira ati shobora gukora ibi, ukabona amafaranga, ukora ibintu byinshi cyane by'ababyeyi nyine. Onkle yitabye Imana ari mu kwa kabiri. Hashize iminsi mikeya, mu kwa gatatu papa nawe yitaba Imana. So papa we none sinabashije no kumushyingura, numva ngo yaguye aho ngaho gutyo, sinabashije kugera ku kiriyo, sinabashije gutanga umushyingure. So byarankomerekeje cyane kubura onkle wanjye wamfashije, wampaye byose, niwe mbikesha hanini cyane byo mfite mu buzima, aho ngeze niwe mbikesha. Mubura nari mukeneye, yadufashaga, yasapotingaga family. Mu gihe ntarakiri icyo gikomere cyo kubura onkle, papa nawe baragiye, we nari ntaherutse, noneho ntari nzi n'amakuru yiwe, nabo bayitabye Imana. So narabaye icyo gihe agahinda karangica kabisa. Nkajya numva nyine birarangiye, ndiheba cyane. Ariko nyine papa wamuherukaga ryari? Ubwo hari hashize nk'imyaka nk'itandatu tutabonana. Mutanavugana no kuri telefone? Ntabwo twavuganaga kabisa. Kuri ubu ngubu wumva bimeze bite? Wumva warabikize cyangwa ugera aho ngaho kumva nanone biragarutse? Actually kuko cyane nko kuri onkle wanjye, kuko onkle wanjye yaramfashije cyane, ntago nshobora kubyibagirwa. Ari igihe kigera, like hari ukuntu barabanye n'umuntu, noneho ibihe mwagiranye ari ukuntu wumva nyine bikujemo, cyangwa ugasa nk'ubonye ya shusho bya bihe mwari muri kumwe. Nkahita nibuka nk'ukuntu yazaga komanga ku rugi ati mubyuke tujye mu kazi mu gitondo cya kare.
nkumva agahinda karanyishe ariko nkavuga uti nyine nta kundi ni ubuzima byarabaye byararangiye nkiyakira cyangwa se wenda nk'igihe kigeze yitabiye Imana igihe papa nawe iyo kigeze yitabiye Imana nkongera nkabitekereza asubira inyuma nkibuka ukuntu wenda papa twabanye neza agiye ari nyuma akaza kugenda nkabura ya affection y'umubyeyi w'umujene uri gukora bikambabaza ariko nyine nta kintu babikoraho na ubuzima bwanyikije nkiyakira nkavuga ati nta kundi nta kintu nabikoraho ubwo turamaze kwitaba Imana wahise ubigenza ute ese nibwo waje muri Canada byahise bihakurikiraho iki onkira kumaze kwitaba Imana nakomeje ndagerageza ariko ibintu nakoraga hanini ni yari business nakoraga mu ruganda rw'amazi niwe wabikontroraga cyane so hari ukuntu bitagenze neza urabizi ubuzima bwo muri Afrika South Africa ntabwo bavuga ngo nakoreraga amafaranga menshi cyane so tangiye kuvuga uti umuntu wamfashaga aragiye papa nawe uhari nta wundi muntu usigaye mu rugo mama ararwaye nta wundi muntu usigaye mu rugo ushobora kunsapotinga grafrere wanjye wenda ari gusapotinga ariko nawe afite umuryango so ntago ndi umuntu ugiye ukunda gukondana ku bantu cyane uvuga ati ibintu byanjye byubakiye ku bantu nubwo nagiye ngira nyine amahirwe nk'ayo gufashwa n'abantu ariko icyo gihe navuze ati so ngomba gutekereza big ibintu biri kure so nibwo natangiye gutekereza avuga ati no nahise nihinego muri ngenda avuga ati ibyaha muri Afrika birarangiye nta buzima bwanjye nta uzongera kuba muri Afrika birarangiye mbivuga gutyo nta cyizere mfite wenda nta n'amafaranga mfite pesi nakwishyura n'mfite n'amafaranga kuvuga ngo ngiye kujya ahantu ndavuga ati ngiye ubu ndagiye umuntu twahura nkamubwira ati ngiye ndagiye kujya kubiburayi ntabwo nzaba muri Afrika nzaba muri Afrika nk'umuntu uje muri vacances nje kuruhuka nzanye famille yanjye wenda ariko nzaba muri Afrika so niyo nego nihaye icyo gihe ndabyibuka hari muri 2022 ndakeka gusa warushingiye no byari 2019 nibwo natangiye kuvuga uti ntaguze no wait oncle wanjye yitebye Imana muri 2022 ni muri 2022 nibwo nahise mvuga uti ewana ubu sinzi uko bizagenda Mana ni uzabiha umugisha ariko nta kintu kindi wari wishingikirijeho pesi nakubeshya waricaye wumva ugomba kugenda utangira process z'ibyangombwa nabanje gukina ibya green card wabanje gukina ibya green card byo kujya muri Amerika nkajya nshaka ibintu by'amashuri ngo na applying yo ndebe ko nabona ishuri wenda ari wowe ubyitekerereje nta n'umuntu mbwira cyakora nafite cousin wanjye twajyaga tubivugana ibyo bintu akambwira ati no kugenda tukagenda twagiye ahubwo ntabwo turi hano twaba turi mu kazi tukabiganiraho buri munsi amubwira ati man ngiye ntabwo ndi hano n'abakozi twakoranaga mu ruganda nabwiraga ati nge simare ndagiye rwa rurimi waratusha nkabyatura inshuro nyinshi nkabyatura bisa kurangira nisanze muri Canada green card yaje gucamo no green card ntabwo byakunze nza no kujya mu Rwanda icyo gihe hari abashuti banjye bari gukora interview muri Amerika yo muri Amerika biranga bimaze kwanga rero nibwo mvuze uti Amerika ndabona ibintu bitazakunda nabonye ko Canada sinari nyizi en fait ntabwo nari nyizi Canada ahubwo icyo gihe ndi kubitekereza nyine mbonye ko bitazakunda nibwo hari umushuti wari uvuye mu Bushinwa nawe ari hano Canada ba muri Toronto niho mbwiye ati ariko se nimba muri Amerika biri kwanga uhagerageje ibintu byo muri Canada wari icyo gihe tajya kuri internet ntangira gushaka amakuru yo muri Canada amenye igihugu cya Canada ambwiye ati hari umuntu wafashije yagufasha ngira Imana icyo gihe ari sister wamfashije gushaka ishuri mbona ishuri ntiyanancharginga amafaranga amishuri mbona admission nangira process gutyo kuza muri Canada birakunda uraza uhita ukora akazi ujya kwitemera ibiti ngo ubuteme ibiti ubuneme ibiti nitemera ibiti kandi amadolari menshi cyane Imana ishimwe yaguhaye ubuzima urwo rugendo ntago ruba rworoshye ariko kuri ubu ngubu wumva ukomeye ubona ko ibintu byose bibaho kubera impamvu ni ukuvuga ngo bira byose nyine biba kubera impamvu baragenda ugahita utekereza mu bundi buryo
ukaba nyine icyo wagombaga kuba. nabonye ko nyine okay, sinavuga wenda ngo no icyo navuga like ni hari process Imana nyine kunyuzamo kugira ngo uburiwe so biriya byabaye ibituma kuko urumva ibyo bintu byambayeho byatumye nakomereye ku bikomere byanjye nyine nahaguruke nabereye umugabo ku bikomere byanjye bintera courage ntekereza ibintu binini ndavuga uti so ntago nshobora kwicara ntekereza ko hari umuntu uzamfasha kuko anytime umuntu uri kumfasha ako kanya ubwo ufasha ushobora kurangira igihe icyo cyose so niyo mpamvu ngomba gutekereza ibintu binini nyine nkagira ibintu nkora nanjye so felicitation kabisa ushema nawe urumva wikoreye ubuzima ntago wemeye ko ibikomere byawe biguherana musange wagize depression cyangwa se agahinda gasaze ahubwo wafashe ibikomere byawe ubihinduramo imbaraga zawe so rero no kuvuga ngo wenda sinzi niba hari ikintu ufite mu gusoza wabwira abandi bana bahuye n'ibikomere bitandukanye ibiraro bambukiragaho bigacika nuvuga ngo hari umuntu abafashaga agahita yigendera aho kugira ngo bajye mu biyobyabwenge aho kugira ngo bacike intege numva wababwira uti wenda nk'ijambo rimwe. No icyo nabwira abantu muri rusange mu kuntu like ngendeye ku buzima naciyemo ubuzima nta mahitamo buduha nta ahubwo twe tubaho nyine like uko buje niko tubwakira so icyo navuga cyambere cyamfashije gusenga Imana amasengesho y'ababyeyi narakora buriya amasengesho ya mama niyo ngenderaho na n'ubu niyo nizera ko yamfashe ko sindi umuhanga mu gusenga kugira intego kuko wagize n'intego nibyo nanjye kuvuga gusenga Imana kugira intego like ukarema ikintu muri Bibiliya bavuga ngo kwizera kurarema ukacyatura buri munsi ukacyatura icyo kintu ukirinda abantu baguca intege kuko banciye intege hari n'abambwiraga ati mva wowe dufaranga wari ufite udushoye mu bintu byo kujya muri Canada n'ibyanga uziyahura so ukabyirinda ukaba focus ugasenga Imana uko uba buri muntu uwo ari we wese kubera ko ntubuze uzagufasha ntubuze uzagufasha mu rugendo rwawe rw'ubuzima kubana n'abantu nibyo bya ayo mafaranga mvuga ngo yatwaye izo process zose kuzana muri Canada nawe urabiza amafaranga bitwara ntayo nari mfite n'abantu twabanye neza nyine akavuga uti uyu mwana twabanye neza kamakazi nkabona utwo dufaranga gutyo so kubana neza gusenga Imana no kugira intego no kwatura no kwatura no kurota binini bibaza kugira ngo ube Central Africa tugira inzozi ati ngendagiye ewana ugatekereza ibintu biri big ko abantu benshi usanga twitekereza ibintu biraho bizarangira ejo so ugatekereza ibintu biri kure cyane birenze n'ubushobozi bwawe. Mama aracyariho mama arahari mama wanjye arahari nawe ndamusuje cyane nabona ikiganiro so Fisto urakoze cyane rero ndabizi neza ko ubuzima bwawe hari icyo buri bureme mu buzima bw'abantu batandukanye bazabasha kubona iki kiganiro kandi rwose nabikubwiye felicitation onkre wawe Imana ikomeze muhereze uko ridashira kubw'umurimo mwiza yakoze mu buzima bwawe ukubaho Tebotalk n'ameza nyine ya gratitude umuntu yakoze ikintu cyiza turakivuga mama Fisto Imana iguha umugisha kandi guhereze ubuzima ndetse n'umudamu wa onkre wa Fisto ntago biboneka kenshi kubona abadamu bafite umutima nk'uwawe nk'uko Fisto yabivuze Imana iguhe umugisha Imana imuhe umugisha kandi ikomeze imuhe guhirwa naho ubutaha rero nshuti bakunzi niba nawe ufite ubuhamya tuguhaye ikaze ku meza cyangwa se hari isomo ry'ubuzima wumva ryagira uruhare mu kubaho kw'abandi ni karibu kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano ni bisanzwe rwose kora subscribe nta kintu biri bugutware ahubwo birakuzana kuri ano meza hanyuma kandi kukazogera tujye duhora dusangira kugira ngo tubashe gutunga batwebwe b'imbere so twese muri rusange rero twa gucika intege ubuzima burakunda iyo dufite intego iyo tubyatuye tukabyizera kandi turote binini uko ubuzima bugaragara kose nta gihindura icyo tugomba kuzaba inzira si cyo kibazo icy'ingenzi ni ukubyizera so mureke twese dutekereze duhindura imyumvire maze tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro Fisto tuzikana ko nta mana nta tudafite imana ntago byakunda so a méditer échanger